Yesu nashimwe cyane, ndabashimiye cyane, muraho neza. Ndabashimiye mu izina rya Yesu Kristo ko mubana nanjye kuri iyi channel Imbabazi TV show. Nshimiye abantu banjye bari gukora subscribe, Imana ibahe umugisha kandi ihaze kwifuza kw'imitima yanyu. Ndashimira n'abantu mumurikirana kandi rwose mumurikirana mukora no kuri subscribe. Ntugahite ntukagende nyamuneka udakanze kuri iyo subscribe kugira ngo dukomeze turyoherwe n'ijambo ry'Imana. Rero nje kubabwira ku ijambo riri kumfasha uyu munsi kuri Pasika. Mwese mbifurije Pasika nziza. Mugire Pasika nziza, umwami wacu Yesu Kristo akomeze kuzukira mu mitima yanyu, akomeze kuzuka mu bigeragezo, tumubone mu ntambara, tumubone mbese azukire hose. Imana iduhane umugisha. Reka nshaka ko tuganira kuri iri jambo ryitwa Pasika, ariko reka tubanze tumurikire Imana. Ikintu cyose tugiye kuvugira tukereke Imana. Mwami Imana nyiribihe, turagushimye, turaguhimbaje ko waturinze muri iyi minsi yose itambutse, twaba tugejeje kuri Pasika turi bazima. Uhabwe icyubahiro. Uyu munsi mukuru mwiza rero twibuka urupfu rw'umwami wacu Yesu Kristo, tukibuka ukuntu yapfuye akazuka. Turabigushimiye ko wemeye gutanga umwana wawe w'ikinege kugira ngo aze kudupfira. Rero umugisha abantu bose bamurikiye, umugisha abantu bose bizihije uyu munsi wa Pasika wo kuzuka k'umwami wacu, umugisha n'abatarabyitaho nabo bahe kubyitaho. Iri jambo ngiye kuvuga ribe riguhesheje icyubahiro mu izina ry'umwami wanjye Yesu Kristo, amen. Yesu rero naduhana umugisha. Tugiye kubanza dusome ijambo ry'Imana kugira ngo tugire ikindi kintu tubasha kuvuga. Ijambo riri muri Luka 22 umurongo waho nidushaka duhere ku wa mbere. Yesu n'abigishwa be basangira Pasika, ibya Pasika. Ese wowe uyu munsi wasangiye nande Pasika? Nagira ngo mbabaze, kuri uyu munsi mukuru wishimanye nande, wasangiye nande? Ariko igikuru sabo twishimanye nabo twasangiye. Ngira ngo mbwira abantu ngo nitukagendere muri icyo kigare ngo cyuko Pasika yabaye ngo barushaho kujya gukora ibyaha bajye kubikora ngo ni iminsi mikuru. Ntukabivange. Uyu ni umunsi mukuru wo kubahwa, ni umunsi mukuru w'agaciro, umunsi mukuru wo gushimira umwami wacu uburyo yitanze agapfa k'umusaraba, akamanikwa, agakubitwa ku bwawe, akamena amaraso kubera wowe. Ntabwo rero yabikoze kugira ngo nituzajya twizihiza Pasika ujye ujya muri loji cyangwa ujye mu mahoteli kwishimisha. Oya, yabikoze kugira ngo ujye byibuka. Nuwibuka agaciro amaraso yakumeneye, ahubwo umwubahe, ukora ibyo ashaka, ukora ibimushimisha n'ibimunezeza. Imana iduhane umugisha. Reka tubanze dusome ijambo ngo nuko umunsi w'imitsima udasembuye we urasohora, ari wo ukwiriye kubagirwamo umwana w'intama wa Pasika. Atuma Petero na Yohana ati, mugende mutunganirize ibya Pasika kugira ngo turye. Baramubaza bati, urashaka ko tubitunganiriza hehe? Arabasubiza ati, dore nimumara kugera mu murwa muraza guhura n'umugabo wikoreye ikibindi cy'amazi. Mumukurikire mu nzu ari bwinjiremo, nuko mubwire nyir'inzu muti, umwigisha arakubaza ngo icumbi riri hehe? aho ari busangirire ibya Pasika n'abigishwa be. Imana ishimwe cyane. Nawe ari bubereke icyumba kinini cyo hejuru giteguye, abe ariho mubitunganiriza. Imana ishimwe. Baragenda babisanga uko yabibabwiye, batunganya ibya Pasika. Igihe gisohoye aricara ngo afungure, kandi intumwa nazo zicarana nawe. Arazibwira ati, nifurije gusangira namwe Pasika iyi ntarababazwa.
ndababwira yuko ntazongera rwose kuyirya kugeza aho izasohorera mu bwami bw'Imana. Yenda igikombe aragishimira arababwira ati mwende iki musangire, ndababwira yuko uhereye none ntazanywa ku mbuto z'imizabibu ukageza aho ubwami bw'Imana buzarangirira. Yenda umutsima arawushimira, arawumanyagura, arawubaha, arababwira ati uyu ni umubiri wanjye ubatangiwe, mujye mukorera mutya kugira ngo munyibuke. N'igikombe akigenza atyo. Bamaze kurya ati iki gikombe ni isezerano rishya ryo mu maraso yanjye ava ku bwanyu, ariko dore ukuboko kungambanira kuri kumwe n'ukwanjye ku meza, kuko umwana w'umuntu nk'uko byamugenewe, ariko uwo muntu umugambanira azabona ishyano. Batangira kubazanya muri bo uwenda kugira atyo uwo ari we. Imana iduhane umugisha. Iri ni ijambo ry'Imana bene data. Iri jambo rero njyewe nkirisoma numvishe mbabaye, nawe nurisoma birakubabaza. Bantu b'Imana mwaretse koko tukajya turya Pasika, tukarya imitsima, tukarya inyama, tukanezerwa, ariko ubugambanyi tukabwihorera. Ubonye ngo Imana nyamana isangira n'umugambanyi, ese wowe uzi uri gusangira nande? Rero kuri Pasika, ntabwo iyi Pasika yabaye kugira ngo twishimishe mu mitsima gusa no mu nyama no mu ki, ahubwo iyi Pasika hari ikintu twibutsa. Nubwo yaragiye kugambanirwa akadupfira akamena aya maraso, ariko ni ay'igiciro. Aya maraso yemeye kuyamena kugira ngo uyu munsi mbe nkiriho, kugira ngo uyu munsi uba ukiriho. Nicyo Pasika itwibutsa ko Yesu yapfuye, yagiye ku musaraba akamanikwa, agakubitwa, agapfa, agahambwa, ariko icyatumye apfa ni wowe ni njyewe. Yapfuye kugira ngo tutazashiraho, nta muntu uba uriho, kuko murebe ibintu duhangana nabyo, ariko twavuga amaraso ya Yesu bigashya, bigahunga, bigakurwaho. Rero ayo maraso, iyi Pasika niki twibutsa? Itwibutsa uburyo iki gihe yagambaniwe, nibyo baramugambaniye umugambanyi ari we Yuda, baramufata baramukubita azira ibyaha atakoze. Nicyo Pasika ivuga. Cyakora mu rundi ruhande dukwiye kwishima. Aleluya. Iyo adapfa ntabwo uba ukiriho. Iyo batamugambanira ngo bamukubite apfe azuke, ikintu twizihiza kuri uyu munsi ni ukuntu bari bamwishe, bamwishima hejuru bazi ko byarangiye, ariko yari afite ibanga yabahishe. Imana iduhane umugisha. Ibanga yabahishe akemera kudupfira ni rimwe, n'ukuntu yapfiriye wowe, apfira n'uriya kugira ngo ubugingo bwacu butazarimbuka. Imana iduhane umugisha. Rero bakimara kumwica kuri uyu munsi bari bamuhambye, bazi ngo baridagadura, abadayimoni bamwishima hejuru. Satani aravuga ati noneho ndakoze, ariko yaragiye amusanga ikuzimu iwe mu biro, aramufata. Imana iduhane umugisha. Yaza kumenya ko urupfu rwe rwari kumutungura, akisanga yamusanze iwe. Ntabwo ari kwemera ko apfa, ariko yarapfuye arishimagira ngo abigezeho. Akimusanga ikuzimu, yabanje kumuboha. N'ako gahenge ufite ni uko aboshye. Yaramuboshye amwambura n'imfunguzo, ahita ngo akingurira abera. Hari abera bari baragezeyo, yari arimo kwishima hejuru, arabakingurira abazamukana. Imana iduhane umugisha. Pasika nikivuga rero, ni umunsi w'izuka rye. Yari yapfuye, amarira yabaye menshi, abaseka basetse bishimye, ariko akimara kuzuka, haleluya, umuzuko we, kuzuka kwe uyu munsi nicyo Pasika ivuga. Yarazutse, ibintu biracika biradogera. Abari bishimye se bongeye kwishima, abariraga se bongeye kurira. Imana rati duhane umugisha. Nawe nagira ngo wishime kuri iyi Pasika. Imana ishimwe, ushimire umwami wagupfiriye akamena amaraso. Reka mbabwire ibanga ry'aya maraso. Aya maraso, ibanga ryayo, nuterwa na shitani ukumva ibyuka bibi biruzuye mu nzu, ukumva inguni ziratatswe, uzavuga uti mu izina rya Yesu, utamaraso Yesu agutwike. Yayandi yamennye nyine,
bizahita bihunga. Uko ni ibanga mbameneye. Irindi banga, nufatwa n'ikintu mu rubavu ukumva kiragukubise, hari igihe hari ihembe bagutumye, uzahita ukubitaho nawe uti mu izina rya Yesu ndakumeneye ibanga. Icyo kintu cyari kikugutuye umugongo kizahita kigenda. Iryo ni ibanga mbameneye, ni umuti ujya umvura. Reka mbabwire abera, mwishirira mu bapfumu, nzagaruka mbibabwire neza. Mwishirira ngo ikintu ngo cyankubise ngo reka njye kubaza. Urabaza nde? Baza Yesu. Hagarara mu nzu yawe ubanze wihana ibyaha, dore ko turi abanyabyaha. Turi abanyabyaha mubimenye, nta mukiranutsi uhari. Numara kubyihana ugende utegeke icyo kintu cyagukubitiye umugongo ugacika, ukibwira uti ndekura mu izina rya Yesu, uta amaraso ya Yesu agutwike, urebe ukuntu gihita gishya. Mana iduhane umugisha, ni ibanga mbameneye. Irindi banga ry'amaraso ya Yesu, haleluya, nubura ibyo kurya mu nzu yawe genda ukinge, ntukajya gusaba. Dufite umwami ufite ibiryo, nuko mutabizi, afite ibiryo. Ugenda upfukame uvuga uti Yesu we wamenye amaraso ku musaraba, ndayizera, ayo maraso nizera, nkizera ko wadupfiriye, ndashaka ibiryo. Uzabibona ko ni ukuri. Niryo banga mbameneye. Ni byinshi nababwira ku bw'aya maraso, ariko nibanga ku bakiranutsi, nibanga ku bantu b'inshuti za Yesu, nibanga ku bamukunda. Genda usenge, numara gusenga wizera ayo maraso, ibintu byose bizemera, ibyangaga bizemera. Wikwirukira mu bantu ngo bakurye n'utwawe ngo kubera ko warwaye. Hoya, jya mu nzu uhamagara amaraso ya Yesu, ufata aho warwaye wizere, uvuga uti amaraso ya Yesu abashe kuminjagirwaho, nkiri iyi ndwara uzakira. Mana iduhane umugisha. Iryo ni ryo banga rero ry'amaraso Yesu yamennye, niryo banga ryo kuzuka kwe, nuko yapfuye akamena amaraso, akaba ari yatubeshejeho. Noneho ikindi, iryo jambo uko kuntu yamanutse akajya ikuzimu bazi ngo badushoboye, ariko akagenda akaturwanirira. Buriya hari yarwanya intambara inkundura. Nuko amaze gutsinda, amaze gufata imfunguzo, amaze gukingurira abera, niko kuzuka kwe. Imana ishimwe. Amaze kuzuka, nuko haba igitaramo aricyo twakoze uyu munsi. Icyo gitaramo aricyo Pasika. Imana ishimwe cyane. Niba iyo kurya imitsima gusa, niba iyo kurya inyama n'amafi n'inkoko, ahubwo ibibe Pasika yo kwishima ko umwami Yesu yadupfiriye akazuka, akaba ariyo mpamvu tukiriho. Ibe Pasika yo kugira ngo wishime ko ayo maraso yamennye tuyakoresha. Ni umuti. Amaraso Yesu yatubereye umuti n'urukingo. Haleluya. Mana ishimwe. Urwo rukingo rw'amaraso ya Yesu iyo atayamena, ni ukuri kose indwara ziba ziduhitana. Amadayimoni aba yica abantu buri munsi, ariko iyo wizeye amaraso Yesu bakaguteza ihembe rirashya. Iyo wizeye amaraso ya Yesu bakakuraguriza, bagatanga n'ifoto yawe, ukavuga uti mu izina rya Yesu wumvishe ikintu cyari kigufasha, bifata ubusa. Mugire ubwenge, mwizere ayo maraso, ntimuzongere kujya mu bapfumu, ntimuzongere. Ndababwije umuti. Umupfumu azakumaraho utwawe kandi ntagire icyo akumarira. Umupfumu azakubeshya ibitangaza, ndanabikora bizamara ukwezi, ubundi wowe birigitiye. Nuko byari mu muyaga, ariko ibya Yesu ntibishira. Niko umuririmbyi yavuze, ibya Yesu ntibishira. Mana iduhane umugisha. Reka nsubike mbabwira ngo Pasika nziza, mwishimire mu mwami wacu Yesu Kristo. Nababujije kwishimisha mu byaha, ahubwo mwishimire ko yadupfiriye, mwishimire ko yamennye amaraso, mwishime ko yamanitswe ku giti cy'umusaraba kugira ngo uyu munsi tube tunesha. Turanesha. Iyo usenze uranesha, iyo wizeye uranesha, ukanesha imyuka mibi wayibonye ku bw'ayo maraso Yesu yamennye kuri Pasika, nuko akanazuka, tukaba twishimira ko yapfuye akazuka. Nicyo Pasika ivuga. Imana iduhane umugisha. Murakoze mwami Yesu. Amaraso wamennye kugira ngo tudashiraho, turabyara ku bw'amaraso yawe, tukarya ku bw'amaraso yawe, tukambara ku bw'amaraso wamennye. Haleluya. Ayo maraso atubera umuti n'urukingo, indwara zijya zikira ku bw'amaraso yawe. Iyo umuntu yizeye amaraso akaminjagirwa muri, akira sida, agakira kanseri, agakira. Umwami wacu nahabwa icyubahiro, agakira imitima, umutima ukajya ku murongo wari wavuyeho, agakira ku bw'ayo maraso yawe. Urakoze Yesu.
turagushimye cyane. Uhe n'abatarakumenya kukumenya, bamenye icyo Pasika ivuga. Abapagani bizihiza Pasika n'abakristo bakayizihiza, ariko abatarakumenya ntabwo bazi icyo Pasika ivuga, ubahe kukimenya, nuko nabo bitaba umwami Yesu. Urakoze Yesu Kristo, amen.